ingabo zigamye mu mitwe buri mutwe w'inyuguti nitwe ngombwa kwema no kwandika ku Rwanda yego rwabuze igice ariko sinanone kw'imurumbarira rituba mumeze bagari cyangwa bavunyishirize bavuge icyo gitaramo oya nanone mudatwara mugashaka kuhashigana kandi amarembo yaho atari ubuzima nimubwire mumeze baganire cyangwa bavuge mwirorere amahitamo nayanyu y'Imana ubwo ari cyo muhisemo rero ndabanyuza mu cyaro murije munyonyomba kandi murumegiwa mukamenya ko mwaje naho ubundi wandikanye kwadoga gihana
Rwanda ni ukugitanga kimwe ariko katubwira ko twaba gukomeza urugendo tugeze mu zamu imfizi y'umurema iranga pe ataha imfizi yanjye yashimye ahisha impamvu nkunda n'imfizi nuko ashaka izina wiyita ararikura akomeza kurishakira izina rirabura igihe kigeze ngo agere ku mbere asanga umugore utumbira mu gisabo gito amata yasendereye ibyatsi ati kuva uyu munsi izina ndaribonye ati umuteko kubona bwawe ati kuva uyu munsi uyu musozi mwise Gasabo nubwo uyu musozi wiswe Gasabo none uramuta turusha inkomoko ya Gasabo ukaturusha ubugabo rwa Gasabo hagabinguriye abantu nitwe mfura mu ngabo indi mitwe yahita yahita igihugu muramenye n'imasumbye ijosi dore ko umutwe ari u Rwanda umutima ukaba Imana y'u Rwanda none mumpundire mbabwire aba banyasanga banyuze wari umutwe mwiza rwose ariko wabashumba ndakabambura nitwe ngabo zatindiye ukuboko kwe mureke ababuzaga inka kuba banazishitura imirongo bafashe ubufozi batwara udasiba kose ngahurwa imisatirizi y'imisoro myinshi ndahera zigafoba
rugamba nabo bari umugabo bambara abagabo nk'uko mbishaka iyo tubanje kajya ku ntambara wishe ntabwo turukira abaseka adataha amahoro ndimbimbara barwaye bikaba byagiye rwabugira rwangagwabira rwamugenzi umugongo tomarere umurongo yawamaje ubwo yagiye bene rugazi yawamaje imisakura basanze hose cyanyabanza kumwesa yamukabura wese yumva yagiye nk'ukumva b'inkotanyi yirahira bateye bampaye kandi yamamaguza ibisubizo bituma umutware utwara bwacu bwanone no ku ngoma ya rwanda zora y'umutuku akavugura u rwanda yaba umukozi atubira itukura ngoma gishyira rwabugira ababisha twara batigeze twanyuma gusa u rwanda sira yamuka shinga icumu dore yakajeje ndarishima
reka mbabwire indashyikirwa za Mutara bazijyanye Buruseli bazi ko ari imbyino gusa, kumbe tugiye kubereka umutima w'ingabo. Ndi indashyikirwa wa Mutara, ndi rudasobanya imihigo, ndi rusakara mu imbere, ndi rudatanga mu mahina, ndi indatwa mu za nkubito y'imanzi. Muri wayirizaho twataramanye 5 n'umunani, umugabo w'intwari aturangaje imbere, twatungutse i Buruseli nta mususu agatsinda, twari dusesiye ubumanzi. Abo baduteye ijisho basanga twisiye inshongore, ikonde yarivuze mu mbiko barivanze n'ibyivugo, sari inzoga rutuwishyanga aratureka. Ashoza munyezamu inkumburwa na Semivumbi mudakikwa Rwatangabo na Ruhemukira ingaro umukizana no kuba rutishimye na Safari rutima ikirere. Ababizihiwe barushaho kwibaza kuri urwo Rwanda, gusa ntibari bayobewe ko urwo Rwanda bavuga, urwo Rwanda rwera imfura n'abageni, u Rwanda rwera inka n'intore, u Rwanda ibisumizi byagejeje inkiko ku kiyaga cya Rwicanzige, rwatewe imirwi rugabanywa imbibi, mu misozi ibihumbi rusigarana igihumbi. Umutima w'ingabo ishingiye mu nda y'u Rwanda uhereye gutera amasigamana, utabariza mu gituza cy'abarwo ariko buragitabara, utera rimwe usimba irindi, uwo mutima w'ubutore mvuga ukubitwa n'itagira amazi, nuko uraca. Oya nako wanze guca, ariko ucirwa i Rwanda n'abantu, ucirwa ishyanga imahanga utazi, bene Imana ya buri gihugu.
uzashirwa bukira nji mu Rwanda umutima w'ingabo uterera muto umutima w'ingabo uterera muhanzi niyo ganzo dukurame bomba itungira bene Imana mu rwagihanga umutima w'ingabo uterera muto umutima w'ingabo uterera muhanzi niyo ganzo dukurame bomba itungira bene Imana mu rwagihanga
Nihinaita